muri ibi bihe ntibigutungure kubona video z'abantu zirimo zirarebwa cyane zikazana amaviews menshi cyane byihuse kandi mu gihe gitoya cyane, ukibaza impamvu, ukibaza tirike bari kugenda bakoresha muri video zabo maze bakarebwa bakabona views, maze izo views zikabazanira amasaha yo kuba baba monetiza kuri YouTube channel. Hari muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wabona ama views menshi cyane maze nawe ukajya mu abantu babona views nyinshi cyane. Niyo mpamvu rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 8 byatuma YouTube yawe cyangwa se icyo twakwita views zizamuka kuri video yawe mu gihe wa uploadings. Abenshi ntago bazi ubu buryo bari gukoresha maze bakabona views nyinshi cyane kuri online. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ikagera ku musozo maze uraba umaze gusobanukirwa nawe impamvu ki views zawe zihora ziri hasi cyane, views zawe zigahora ziri hasi cyane. Ubu mwanya urahita ubisobanukirwa ukuntu views zawe nawe zitangira guhita zizamuka maze nawe mu gihe gitoya cyane ugatangira ukamamara, mu gihe ugatangira ukagira views nyinshi cyane. Niba utarenzaga views 5 urajya urenza views noneho 5, icyo gihe zitangira zizamuka ku kandi nukora ibi bintu, nukora izi step ugafungura izi setting igiye kukubwira. Wowe icyo usabwa nuba uri mushyashya akaba ari gutungukira kuri iyi video, wibuke gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tuzaye tubana umunsi ku wundi. Welcome. Ntidutinda tugiye kurebera hamwe step ya mbere. Icyo step ya mbere iyo twakita kora video ifite agaciro. Kuri YouTube buriya ntago abantu bakunda ibintu bitabagirira akamaro. Iyo bakanze video yawe bagasanga urimo uvuga ibintu bitabafitiye umumaro, bitabasigira isomo, bitabigisha cyangwa bitagira ikintu bibyubaka, izo video barazisprima bakazirenga nibirirwe bakomeza kuzireba. Icyo gihe rero YouTube gutakariza algorithm cyangwa se twakita recommendation, maze video yawe ikaguma hasi cyane, views zitangiye zizamuka, ugahita utangira kubona zitangiye zigabanuka, video yawe nabakiri kuyireba babe bayikandaho. Buriya kuri YouTube buriya nuko tutamenye ibanga, buriya ugiye ukareba abantu benshi cyane barebwa cyane kuri YouTube. Buriya abantu barebwa umubare nyamwinshi n'abantu bamenye ubu buryo. Buriya ibyo wakora byose kora video ifite agaciro abagukurikira. Ese abankurikira ni ibiki bakunda? Bakunda urubuga rw'imikino, bakunda umupira, bakunda amakuru yerekeranye arebana n'ibyamamare. Ese abankurikira ni ibiki bari gukunda muri iyi minsi? Iyi step ndagusaba kugira ngo uyumve kandi uyiteho, niyo ya mbere. Buriya nukora video yawe ugasanga bakanzeho utangiye babwira muri make ya munangiriro, utangiye babwiramo ibyo ugiye kuba wategura kuri video yawe. Icyo gihe barakomeza bakurikirane paka akantu ku kandi kugeza ugeze ku musozo. Ikindi ushobora kwitaho hano mu gukora video nziza, ugomba kwita kumvikanisha igitekerezo cyawe ukagishingiraho usobanurira abakumva cyangwa se abakureba. Tugiye kuri step ya kabiri. Tugiye kuri step ya kabiri, kwita ku magambo aboneka muri YouTube search. Muri search amagambo abonekamo, ayo magambo uba ugomba kuyitaho cyane amagambo aboneka muri search. Buriya iyo uje hano kuri YouTube yawe ukaramuka uyifunguye, wamara kuyifungura ugasanga ukajya wenda hano basearchingira ukandikamo ati
ni gute nakoresha interneti mu gihe utangira uvuga ngo ni gute barahita bakuzanira amagambo hasi yanditseho ati ni gute nakiga guteka, ni gute wakiga kogosha. Ibyo bintu biri kugenda biboneka muri search, muri Google search, nibyo biba biri gukorerwaho recommendation. Yako kantu nako ukiteho mu gihe kwita ku magambo aboneka muri search. Icyo gihe ugakora title imeze neza, ugakoresha description imeze neza. Ikindi tugiye kuri step ya gatatu. Step ya gatatu ni ugukora icyo twakita cover ikurura abantu bose kuyikandaho. Aka kantu kumve neza, nabyinshi nasobanura. Ni ugukora icyo twakita thumbnail ya YouTube. Uzi thumbnail ya YouTube igira 16/9. Nibyo ni 16/9. Mu gihe rero ukora iyo title cyangwa se ukora iyo cover, ugomba kwita kuri kureba iki kintu cya cover, kandi cyane ukita kuri title. Ugakora title idasanzwe. Urugero rwa title wakora mu gihe urimo wita video yawe, ushobora wenda kuba uri kuvuga ati title nziza cyane wakora, ubundi ni title iteye amatsiko. Wenda ukavuga ati wenda ukaba warakoze ikiganiro ukagikorana na Giramata, waramubajije ati wararimo umushaka amakuru y'umuntu waba waramufashije ku ngufu. Hano ugahita utangira title yawe. Ushobora gutangira title yawe ukavuga ati Giramata atubwiye uwamufashe ku ngufu. Icyo gihe uratera amatsiko, abantu baraza kandi bavuga ese ninde uwo muntu, wirinde kumugaragaza kuri cover yawe, umuhishe, kuko niba mubona amatsiko ahita ashira, ntago barareba ya video yawe neza. Kora icyo twakita title imeze neza. Hatujye kuri step ya 4. Ubundi murongo wagenderaho ahangaha, shishikariza abantu bashishikarize gukanda like. Buriya video zasanga ifite like nyinshi cyane, icyo gihe zaba yakunzwe. Nawe nigutungukaho ifite like nyinshi cyane, nawe uzayikurikira kuko izaba yakunzwe iyo video. Shishikariza abantu gukanda like, subscribe ndetse na share no kwandika muri comment. Ni step ya 4, yumve neza maze uyikore. Niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe, urimo uracikanwa, hari video hasi twagiye dukora z'uburyo ki wazamura YouTube channel yawe, maze nawe ugatangira kuba wabona watch time, ugatangira kuba wabona mu subscribe. Ahangaha rero ni ugushishikariza rero kuri step abantu gukanda subscribe, like ndetse na share. Icyo gihe rero uzabona channel yawe irimo izamuka, yaba subscribe yaba views zizazamuka. Katwikomereza na step ya 5. Promote promotinga kuri platform zawe zose. Ugakora nyine, hari umuntu ushanga ukoresha YouTube afite WhatsApp, website ya TikTok, Instagram, aho hantu hose rero ni ugupromotingaho video yawe ugiye gushyira ugiye kuba washyira kuri YouTube. Ugagenda ukarebamo agace gacyamatsiko, ukagacamo ukagashyira kuri TikTok, Instagram, n'ahandi hose, na WhatsApp, no kuri status yawe ya WhatsApp ukayishyiraho hose. Wamara kubishyiraho ukababwira aho bayisanga, maze nabo bakayisanga. Icyo gihe rero baragusearchinga, baragukurikira. Abagukurikira ku izo mbuga zose baraza bashaka iyo video uko imeze. Aka kantu rero nako kitebwe. Katuba dusubiye hangaha kugira ngo video yacu itaba ndende cyane ikarenza urugero. Gusa kanda subscribe ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubona video zacu mu bambere. Si byose kugira ngo uzajye ubona video zacu mu bambere. Ibi bice 3 byare bisigaye uzabirebera hamwe muri video itaha. Nibakunda mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Ciao ciao. Ibuke gusharinga. Imana ibarinde.